Africa TV twongeye kubasuhuza. Uyu munsi twakoreye ikiganiro kuri Chris Hotel. Chris Hotel ni hoteli iri ku Ruyenzi, ni hoteli nziza, ifite pisine, ifite ibintu byinshi cyane. Kandi ni hoteli waza ukabona aho kuryama, waza ukabona ifite amacumbi meza, ifite sale z'ubukwe nziza, ifite pisine nziza cyane, ifite imyicundo y'abana. Mu by'ukuri ni hoteli mu karere ka Kamonyi, hano ugera mu marembo ya Kigali, usohoka muri Kigali niho winjirira. Uza none mbere yuko winjira muri Kigali niho uhingukira. Ni hoteli nziza cyane, ndayibakumbuje. Chris Hotel ni hoteli ushobora kuba waza ukabona serivisi zihuse kandi mu gihe gitoya, serivisi nziza, bakirana ababagana na yombi. Uyu munsi rero kamera za Africa TV twongeye kuganira n'umutumirwa wacu ariwe Iradukunda Yves. Yves, muraho neza? Muraho neza. Mwatangira mwibwira abakurikiye Africa TV? Nanjye nitwa Iradukunda Yves nk'uko nabivuze. Ndi umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Yves, ukunda kuvuga ngo umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, ariko ibyo bintu ntabwo abantu bagiye bambaza ubushize ngo ese kuki akunda kuvuga ngo umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Mu by'ukuri kuki ukunda gukoresha iyi terimi? Kuko umunyarwanda hava akagera mufata nk'umubyeyi wanjye. Okay, niyo mpamvu rero akunda gukoresha ayo magambo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cy'ubukungu, n'ubundi kuri Africa TV dukunda kuganira ku bukungu, iterambere ry'urubyiruko, dukunda kuganira ku bintu byatuma umuntu atera imbere, dukunda kuganira ku bijyanye n'umuco, tuganira ku mateka, tuganira ku bintu bitandukanye. Bakunzi ba Africa TV rero, uyu munsi umutumirwa wacu yaje ngo tuganire ku bintu bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. Yves, amafaranga koranabuhanga mu by'ukuri ujya yumva ese amafaranga koranabuhanga uyatekerezeho iki? Uyatekereza ko ari ubujura nk'uko babivuga ngo ni ubujura bwo kuri interinete? Ese amafaranga koranabuhanga yakwihutisha ubukungu gute? Ni ukuvuga ngo ifaranga koranabuhanga ni ifaranga riri digitale twavuga, ni uburyo bwo guhererekanya amafaranga ariko butanyuze ku guhererekanya amafaranga mu buryo bw'intoki, ahubwo ari kuri telefone, ari kuri murandasi, yaba ari ku makarita. Ayo niyo mafaranga bita amafaranga koranabuhanga, ariko ni amafaranga aza yoroshya uburyo bwo kwishyurwa mu koroha ku kigero cyo hejuru cyane. Rero niyo aza yoroshya mu buryo bwo kwishyura nk'uko nabibabwiye, yaba nk'uko wenda ngo ngiye kwishyura nk'ikintu runaka nkahita nkoresha telefoni. Mbaye urugero wenda nka mobile money, Tigo, ngura Tigo, wishyura amafaranga, wohereza umuntu amafaranga, wishyura kuri Momo Pay, kuri Mo Cash, ibintu nk'ibyo byose ukoresheje mobile money, ukoresheje Momo Pay, ukoresheje Tigo Cash cyangwa Airtel Money. Ibyo byose ni ifaranga koranabuhanga. Uyu munsi isi irimo irinjira mu ifaranga koranabuhanga, ndetse hari ifaranga no mu Rwanda barimo gukora ryitwa CBDC, hari ayitwa Pi Network cyangwa se Pi Network. Pi Network nagiye mbigarukaho ku mateleviziyo atandukanye, ariko uyu munsi kuri Africa TV turaza kuvuga ifaranga koranabuhanga. Ifaranga koranabuhanga uyu munsi wa none ni ifaranga rikenewe. Birakwiye rero yuko abantu babasha gusobanukirwa imikorere y'amafaranga koranabuhanga. Ni ukuvuga ngo iyo igihugu kiri gutera imbere gikenera nuko gikoresha ifaranga koranabuhanga, kuko kiba kiri kuva mu buryo bwa analogue kiri kujya muri digitale. Bishatse kuvuga ngo ntabwo igihugu kiba gikeneye gukoresha y'amafaranga ari handi ujerekanya mu kuruze, kuko akenshi buriya nunareba ari amafaranga arangirika mu buryo bwo kwangirika, mu buryo bwo guhererekanya ugasanga nabyo ntabwo bibaye byiza. Ariko nukoresha ifaranga koranabuhanga
ari amafaranga byoroshye kwishyura, ukaba wakwishyura umuntu uri hanze mu Bubiligi, ukaba wamwishyura uri muri Amerika ukamwishyura. Birashoboka ko wakwishyura umuntu uri hano ukishyura umuntu uri mu Bubiligi akabona amafaranga mu mafaranga y'iriya? Yego, ukoresheje ifaranga koranabuhanga ibyo byose biba byoroheje cyane rwose. Bakunzi ba Africa TV, turi mu kiganiro cy'ubukungu. Isi irimo irahindukira. Abavandimwe baravuze ngo nutabasha gucungana n'isi ngo ugendane nayo izagusiga. Natwe rero twaje kugira ngo tudatuma isi gusiga. Niba isi irimo guhindukira ikaba irimo yirukanka, ese ifaranga koranabuhanga mwebwe abakurikiye hari abavuga n'amafaranga yo kwa shitani, abandi bati yaba shitani yajyaga izikirirwa inya ayo mafaranga ku muryango w'iwanjye, ariko twebwe tuje kugira ngo tubabwire ngo ifaranga koranabuhanga tugeze igihe turikeneye. Emwe ndetse tugeze igihe twumva ko ifaranga koranabuhanga buri wese yamenya imikoreshereze yaryo. None ingaruka ziri mu gukoresha ifaranga koranabuhanga ni izihe gifu? Ingaruka ni uko harimo gutuburirwa, rimwe na rimwe ugasanga amafaranga urayohereje, cyangwa se umuntu arakubwiye ati nakohereje amafaranga ariko atayohereje, akohereza mu buryo babyita ngo ni icyuka, akohereza icyuka ukagira ngo amafaranga yakohereje. Bibaho se? Akenshi sikamu nizo zikunda kubaho cyane, bikunze kubaho cyane. None umuntu baba baratuburiye ukamubwira ikoranabuhanga n'amafaranga koranabuhanga akakubwira atoya ati isomo navanyemo nanjye yaruherutse kuntuburira mu minsi ishize. Yarantuburiye ariko ndanamubwira nti rero ibyo ukoze bizakugaruka. Mu by'ukuri ubutubuzi bubaho, ariko noneho hari abihisha inyuma y'ibi bintu by'ikoranabuhanga. Ibi turabibabwira nk'abantu duhora tubisesengura, nk'abantu tubibamo. Nanjye bimwe mu byo nkora harimo n'aya mafaranga koranabuhanga, uburyo abantu bashobora gukoresha za mobile money, uburyo abantu bashobora gukoresha ikoranabuhanga mu kwihutisha serivisi. Ese izi ngaruka nyuma y'ibyo byo gutubura, nyuma y'abo bayisikoro, ni gute umunyarwanda uri i Kigali cyangwa uri mu ntara iyo za Nyabihu, uri Nyagatare, uri za Kirehe, uri za Ruhango, uri za Huye, ibi bintu azahangana nabyo gute? Ese ibi bintu uwo munyarwanda ariteguye mu by'ukuri kwakira ifaranga koranabuhanga? Icya mbere cyo ni uko bagomba kumenya uburyo bwo gutuburirwamo. Bazabimenya gute? Ni ukuvuga ngo mu gihe wakoresheje ifaranga koranabuhanga, ni uko ari ifaranga digitale, riri digito. Ni ukuvuga ngo niba wakoresheje ifaranga riri digito rero ugomba kugendana nawe mu buryo buri digitale. Umuntu nakohereza message ngakubwire ngo nakohereje amafaranga angana gutya, ngo uhite wumva ko yayakohereje utabanje gucekinga balance, utabanje kujya kuri konti yawe ngo urebe. Kuko ikindi cya kabiri, ukamenya guhindura umubare wawe w'ibanga. Kwibuka guhindura umubare wawe w'ibanga bizagufasha ko n'iryo faranga koranabuhanga nuramuka urikoresheje nta muntu n'umwe ushobora kugira gute kuba yakwinjira muri systeme ngo abe yakuramo ya mafaranga yawe ayakwibe. Bakunzi ba Africa TV, dufite ibihamya. Hari n'ababa bafite ama YouTube channel bashaka kugira ngo bazamure, ugasanga arabashobora kubabwira ngo mpereza amafaranga nyikuzamurire, ejo ugasanga arayakohereje. Ibyo abo bose ni abasikama. Mu by'ukuri ese ni gute umunyarwanda cyangwa umunyafurika yahangana n'ibi bitero by'amafaranga n'aba basikama bakoresha ikoranabuhanga? Kuko nabo nk'uko riza abantu bashobora kunyura muri icyo cyuho bakaba bagirira nabi abantu. Umenya kugendana n'ibigezweho. Bazamenya gute? Umenye update, ese ubundi bikora gute? Ese ifaranga koranabuhanga rikora gute? Ese ni gute urumva nukoresha ikoranabuhanga kugira ngo umenye ngo ifaranga koranabuhanga rikora gute, bizakorohera. Kuko ikintu icyo ari cyo cyose, no kugira ngo ufate imiti buriya no kwa muganga iyo baguhaye imiti, kugira ngo umenye ko ya miti izakuvura, kenshi uzajye gusoma kuri ka gapapuro baba baguhaye kaba kari inyuma mu miti, bakwereka uburyo ibyiza n'ibibi byabo. Rero nawe mu iterambere riba rigezweho, n'iryo faranga riba rigezweho, ugomba kumenya ngo ese nakwirinda gute babasikama. Hari uburyo bwo kwirinda abasikama mbere y'uko bagusikaminga.
mbere y'uko bagutuburira hari uburyo ushobora kuba wabyirindamo. Uburyo ushobora kubyirindamo rero ni ukumenya amakuru mbere y'igihe. Aragira ati amakuru niyo ya mbere. Niba ifaranga koranabuhanga ririmo riza, Banyarwanda, Banyafurika, Bakongomani, Bagande, Barundi nk'uko twagiye tugira, ariko ngiye nemera Abanyafurika cyane kurenza ibindi byose. Birakwiriye ko twirinda kugira ngo nihagira n'ibiza bizasange dufite amakuru. Yves Mutumirwa wacu aravuga ati ni ngombwa kumenya amakuru. Rero nshuti mudukurikiye, isi irimo iragana mu ikoranabuhanga, ariko n'ibisambo birimo biraba byinshi. Ni ngombwa rero ko niba ufite amafaranga kuri mobile money, amafaranga ufite kuri mobile money yawe yacungira umutekano, ndetse n'ujya no gukora n'aya matumayininga ya P-Network n'andi, mu by'ukuri ntabwo kumayininga ari bibi, ntabwo no gukurikirana ririya faranga rigiye kuza ubona ririmo rigera ahantu hatandukanye, ntabwo ari bibi. Ariko icy'ingenzi abantu bagomba kumenya ni ukumenya ko mu by'ukuri abantu bagomba kwita ku butunzi bwabo, bakita ku bushobozi bwabo, bakita ku mafaranga yabo, kugira ngo ejo hatazavamo ababiba. Rero uburyo bwo kubyitamo cyangwa kubyitaho nta kindi, ni ukumenya ngo umubare wawe w'ibanga ntabwo ari uwa rusange. Ariko hari n'abesikoro baza bakakwesikoroka, bakakwizeza ibitangaza, ndetse rimwe na rimwe ukaba wagira. Njyewe navuga ngo nujya gutanga amafaranga, ugira aya mafaranga uzabura nturogerete. Ya mafaranga ushobora kuvuga uti aya ngaya niyo nayabura sinaba mpubye. Ariko nugera kuri ya mafaranga ushobora kuvuga ngo aya ngaya ndayatanze ariko nshobora kuzaririra mu myotsi, aho ujya utekereza gatanu. Ikindi ni uko gushishoza. Buriya nibyo wenda bikubiyemo ibyo wari uvuze. Buriya gutanga amafaranga wabanje gushishoza, ese nyahaye nde, ese kuko ibi bintu birakunda. Nababwiye ngo mbere na mbere ni amakuru. We banza ubaze wumve ko ibyo bintu ari byo, sibyo? We ushobora kuba ugeze kuri mugenzi wacu, kuri dogiteri, ukamubaza se ibi bintu birakunda, akakubwira ngo birakunda, ariko wagera kuri jyewe akakubwira ngo ntibikunda, hitugira amakenga. Nubwo wagera ku wundi ariko havuyemo umuntu umwe ukubwira ngo ntibikunda, banza utekereze, uvuga ngo ibi bintu dogiteri yabimbwiye, ariko n'undi yabimbwiye, ariko hari abandi batatu babihakanye. Kubera iki babihakanye? Ubanze ushyiremo inyurabwenge mbere y'uko ukora ibyo ukora. Niba ari ukohereza, ubanze ushyiremo inyurabwenge. Niba ari biriya babyita kumayininga, niba ari ukumayininga umenye ngo ibi bintu koko birakunda. Ubanze umenye, uvuga ngo nakoze ubushakashatsi mu bantu 50, ariko nasanze abantu 49 byemera 1% biranga. Uhere kuvuga ngo bya bintu birakunda. Abakunzi ba Africa TV rero twaje kugira ngo dukangure abantu. Umunsi wa none hari abaza bakagukubita message, akakubwira ngo reba kuri message ngo kandi imibare, ibyo bintu byitonde. Hari n'abaza akavuga ngo ohereza amafaranga muri ubu buryo ngo ndabonetse ibi n'ibi, byo mu byitonde. Hari n'uza akakubwira ngo message ngo iraje ngo itureba, ibyo mugira amakenga. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi irimo gutera imbere, ariko iyi si turimo tubona irimo gutera imbere, ni isi itera imbere ariko irimo n'ibisambo byinshi bikeneye kugira bicucure utw'abantu bakoreye. Rero kubona amafaranga biravuna bene data, kubona amafaranga biragora, ndetse no kubona ubutunzi biragora, ariko turagira ngo dusabe abantu ntibacunge sana. Urubyiruko rucunge sana ntacyo ubusa kibaho, abakuru bacunge sana ntacyo ubusa kibaho, ndetse by'umwihariko abakristo muri rusange nabo turi mu isi igana mu ikoranabuhanga, ndetse iterambere turimo tuganamo n'iterambere riganisha ku ikoranabuhanga, iterambere riganisha no ku bukungu. Ariko itonde, shishoza ibyo urimo. Nujya kohereza amafaranga ubanze urebe, nujya kugira amapasi wadu ujya kujyamo ubanze urebe. Ibyo turimo turabagira inama kugira ngo mumenye aho isi irimo kugana. Rero turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi izi nyigisho turimo gutanga ni inyigisho twifuza ko zizagera ku bantu benshi. Bityo rero abari badukurikiye, twari kuri Chris Hotel. Ni hoteli nziza iri ku Ruyenzi, ni hoteli batanga serivisi nziza cyane. Tukaba dushishikariza buri wese waba ukeneye serivisi za hoteli ko yaza hano ku Ruyenzi
akaza akahagera akahasanga pisine nziza, akahasanga sale z'ubukwe, akahasanga ibyumba byo kuraramo, akahasanga n'izindi services zitandukanye, harimo n'amasare y'amanama nayo, ni sale z'inama, abakeneye gukoresha inama n'ibindi byinshi cyane, amabirthday ukeneye gutera inuzi ifi, ibyo byose ngwino kuri Chris ku Ruyenzi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mwakoze cyane, turabashimiye. Ciao ciao.